Soma Bibiliya. Soma Bibiliya ni ikiganiro mutegurirwa kandi mugiye kugezwaho na Urangije TV. Ikiganiro kije mu rwego rwo gufasha abasomyi ba Bibiliya cyangwa abandi bantu bose bagize icyifuzo n'igitekerezo cyo gusoma ijambo ry'Imana ariko ntibabashe kugera ku iyo ntego. Soma Bibiliya. Umunsi wa 26. Uyu munsi turasoma igitabo cy'ABAREWI igice cya 9 tugere ku gice cya 12 cy'icyo gitabo. ABAREWI igice cya 9 umutwe w'amagambo aho aravuga ngo ibyo kweza abatambyi birarangizwa. Ku munsi wa 8 Mose ahamagara Aroni n'abana be n'abakuru b'Abisiraheli, abwira Aroni ati, enda ikimasa cyo kwitambirira ibyaha n'isekurume y'intama yo kozwa bidafite inenge ubitambira imbere y'Uwiteka, kandi bwira Abisiraheli uti, mwende isekurume y'ihene yo gutambirwa ibyaha n'ikimasa n'umwana w'intama byombi bitaramara umwaka bidafite inenge byo kozwa, n'imfizi n'isekurume y'intama by'ibitambo by'uko muri amahoro bitambirwa imbere y'Uwiteka, mwende n'ituro ry'ifi ivanze n'amavuta ya elayo, kuko uyu munsi Uwiteka ari bubabonekere. Bazana ibyo Mose yategetse imbere y'ihema ry'ibonaniro. Iteraniro ryose ryigira hafi rihagarara imbere y'Uwiteka. Mose arababwira ati, ibi ni byo Uwiteka yategetse ko mukora, maze ubwiza bw'Uwiteka burababonekera. Mose abwira Aroni ati, egera igicaniro witambirire igitambo cyo gutambirwa ibyaha n'icyo kozwa, wihongerere uhongerere n'abantu, maze utambirire n'abantu ibitambo byabo ubahongerere uko Uwiteka yategetse. Nuko Aroni yegera igicaniro, abikira ikimasa cyo kwihambirira ibyaha. Bene Aroni bamushyira amaraso yacyo, ayakozamo urutoki, ayashyira ku mahembe y'igicaniro, ayandi ayabyarira ku gicaniro hasi. Maze urugimbu n'imiko n'umwijima w'ityazo byo kuri icyo gitambo gitambijwe ibyaha abyosereza ku gicaniro uko Uwiteka yategetse Mose. Inyama n'uruhu abyosereza inyuma y'ingando z'amahema. Abikira igitambo cyo kozwa abana be, bamuhereza amaraso yacyo, ayamisha impande zose z'igicaniro, maze bamuhereza ibice byacyo kimwe kimwe n'igihanga cyacyo abyosereza ku gicaniro. Yoza amara n'ibinyita abyosereza ku gicaniro cyoshejwe cyo ku gicaniro. Yoza amara n'ibinyita abyosereza ku gitambo cyoshejwe cyo ku gicaniro. Maze amurika ibitambo byo gutambirwa abantu, yenda yahene yo gutambirwa ibyaha by'abantu arayibikira, ayitambira ibyaha nk'uko yatanze cya gitambo cya mbere cyatambiwe ibyaha. Amurika n'igitambo cyo kozwa, agitamba nk'uko byabwirijwe. Amurika n'ituro ry'ifu, yendaho ibyuzuye urushyi abyoseza ku gicaniro, abyongera ku gitambo cyoshejwe cya mu gitondo, kandi abikira ya mfizi na ya sekurume y'intama by'igitambo by'uko bari amahoro byo gutambirwaho abantu. Abana be bamuhereza amaraso yabyo, ayamisha impande zose z'igicaniro. Bamuhereza n'urugimbu rw'iyo mfizi n'umurizo w'iyo sekurume y'intama n'uruta n'urugimbu rundi rwo ku mara yayo n'inkiko zayo n'umwijima w'ityazo wayo, kandi bashyira urwo rugimbu ku nkoro zabyo arwosereza ku gicaniro. Inkoro zabyo n'inshyi z'amaboko y'iburyo. Aroni abizunguriza ku ituro rizungurijwe imbere y'Uwiteka uko Mose yategetse. Aroni amanika amaboko yerekeje ku bantu, abahesha umugisha. Aruruka ava ahatambiye cya gitambo cyatambuye ibyaha na cya gitambo cyoshejwe n'ibyo bitambo by'uko bari amahoro. Mose na Aroni binjira mu ihema ry'ibonaniro, barisohokamo, bahesha abantu umugisha, maze ubwiza bw'Uwiteka
bubonekera ubwo bwoko bwose. Umuriro uvuye imbere y'Uwiteka ukongorera ku gicaniro cya gitambo cyoshejwe kitagabanije na rwa rugimbu. Ubwo bwoko bwose bubibonye burayogora, bwikubita hasi bwubamye. Uwiteka yica Nadabu na Abibu abahoye icyaha gikomeye. Nadabu na Abibu bene Aroni benda ibyotero byabo bashyiramo umuriro, bashyiraho imibavu bayoshereje imbere y'Uwiteka, umuriro udakwiriye uwo atabategetse. Imbere y'Uwiteka hava umuriro urabatwika, bapfira imbere y'Uwiteka. Mose abwira Aroni ati, ibyo ni byo Uwiteka yavuze ati, kwera kwanjye kuzerekanirwa mu banyegera, kandi nzaherwa icyubahiro imbere y'ubu bwoko bwose. Aroni aricecekera. Mose ahamagara Mishayeli na Elizafani bene Uziyeli se wa Aroni, arababwira ati, nimwigire hafi muterure bene wanyu, mubakure imbere ya Hera, mubajyane inyuma y'ingando z'amahema. Bigira hafi babaterura mu mazu yabo, babakura mu ngando nk'uko Mose yategetse. Mose abwira Aroni na Eleyazari na Itamari bene Aroni ati, nimutendeze imisatsi, ntimujishimure imyenda mudapfa. Uwiteka akarakarira iteraniro ryose, ubwo bene wanyu inzu ya Isiraheli yose baboregeshwe no gutwika Uwiteka yatwitse. Kandi ntimuve ku muryango w'ihema ry'ibonaniro mudapfa, kuko muri amavuta y'Uwiteka yabasize bagenza uko Mose yategetse. Abatambyi babuzwa kunywa ibisindisha bagikora umurimo. Uwiteka abwira Aroni ati, ntukanywe vino cyangwa igisindisha kindi, wowe n'abana bawe muri kumwe, uko muzajya kwinjira mu ihema ry'ibonaniro mudapfa. Iryo ribabere itegeko ridakuka mu bihe byanyu byose. Mubone uko mutandukanya ibyera n'ibitari ibyera, n'ibihumanya n'ibidahumanya, mukigisha Abisirayeli amategeko yose Uwiteka yababwiriye Abisirayeli mu kanwa ka Mose. Mose ategeka abatambyi kurya imyanya yabo. Mose abwira Aroni na Eleyazari na Itamari bene Aroni basigaye ati, mujyane ituro ry'ifu risigaye ku maturo yatuwe Uwiteka agakongorwa n'umuriro, muririre iruhande rw'igicaniro, muririre iruhande rw'igicaniro ridasembuwe kuko ari ryera cyane. Muririre ahantu hera, kuko ryategetswe kuba iryawe n'abana bawe ku maturo aturwa Uwiteka agakongorwa n'umuriro. Uko niko nategetswe. Na ya nkoro yajungujwe, na rwa rushyi rw'ukuboko rwerejwe, wowe n'abahungu bawe n'abakobwa bawe, nabo mubirire ahantu hadahumanijwe, kuko wabihereye kuba imyanya yawe n'iy'abahungu bawe ku bitambo by'Abisirayeli by'uko bari amahoro. Urushyi rw'ukuboko rwo kwerezwa n'inkoro yo kuzunguzwa bajye babizanana n'ibitambo byo gukongorwa n'umuriro by'urugimbu, babizunguriza imbere y'Uwiteka b'ibituro bizungujwe, bijye ribe iryawe n'abana bawe, bitegetswe n'itegeko ritazahakuka iteka uko Uwiteka yategetse. Aroni asobanura icyatumye yosa ihene yatambiwe ibyaha. Mose ashakana umwete ya hene yatambiwe ibyaha, asanga bayosheje. Arakarira Eleyazari na Itamari mwene Aroni basigaye, arababaza ati, mwabujijwe n'iki kurira ahantu hera cya gitambo cyatambiwe ibyaha, ko ari icyera cyane, mukagirirwa kwishyiraho gukiranirwa ku iteraniro, mukabahungirira imbere y'Uwiteka. Dore amaraso yacyo ntarakazanwa imbere muhera, ntacyo kubabuza kuba mwakiririye mu buturo bwera uko nategetse. Aroni asubiza Mose ati, dore uyu munsi
batambira imbere y'Uwiteka igitambo cyabo cyatambiwe ibyaha n'igitambo cyabo cyoshejwe. None ibyambayeho ngibyo, mbese uyu munsi njye igitambo cyatambiwe ibyaha, ibyo biba byabaye byiza mu maso y'Uwiteka? Mose abyumvise biba byiza mu maso ye. Ibifite ubugingo bizira n'ibitazira. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, mubwire Abisiraheli muti, ibi aba ari byo bifite ubugingo mujya murya mu nyamaswa n'amatungo byo mu isi byose. Mu nyamaswa n'amatungo icyagize inzara cyose ngo kigira imigeri igabanije kikuza, aba ari cyo muzajya murya. Ariko ibi ntimukabirye mu byuza no mu byatuye inzara. Ingamiya kuko yuza ikaba itatuye inzara ni igihumanya kuri mwe, n'impereryi kuko yuza ikaba itatuye inzara nayo ni igihumanya kuri mwe, n'urukwavu kuko rwuza rukaba rutatuye inzara narwo ni igihumanya kuri mwe, n'ingurube kuko yatuye inzara ngo igire imigeri igabanije ariko ntiyuze nayo ni igihumanya kuri mwe. Inyama zazo ntimukazirye, n'intumbi zazo ntimukazikoreho, n'ibihumanya kuri mwe. Ibi aba ari byo mujya murya mu byo mu mazi byose. Ibyo mu mazi, mu nyanja no mu nzuzi no mu migezi bigira amababa n'ibikoko, aba ari byo mujya murya. Ibitagira amababa n'ibikoko mu byo mu nyanja no mu nzuzi no mu migezi, mu byiyogesha mu mazi byose no mu bifite ubugingo biba muri yo byose, murabizira, muzahore mubizira. Ntimukarye inyama zabyo, intumbi zabyo nazo mujye muzizira. Ibyo mu mazi cyose kitagira amababa n'ibikoko murakizira. Ibi aba ari byo mujya muzira mu bisiga, ntibikaribwe n'ibizira. Ikizu n'itanangabona oziniya, n'icyanira n'icyaruzi uko amoko yabyo ari, n'igikona cyose uko amoko yabyo ari, na mbuni na tamasi na shakafu na gaca n'ibyo mu bwoko bwabyo byose, n'igihunyira gito na sarumfuna, n'igihunyira kinini, n'igihunyira cy'amatwi, n'inzoya n'inkongoro, n'igishondabagabo n'uruyongoyongo, n'ibyo mu bwoko bwabyo byose, n'inkotsa n'agacurama. Ibyigenza byose bigira amababa bikagenza amaguru ane magufi, murabizira. Ariko ibi mwemererwa kubirya mu byigenza byose bigira amababa bikagenza amaguru ane, ibigira amaguru maremare ahinnye yerekeje imbere ngo biyatarukishe hasi. Ibi ni byo mwemererwa kurya. Inzige n'ibindi bimeze nkazo byitwa solamu na harugori na hagabu nk'uko amoko yabyo ari. Ariko ibyigenza bindi byose bigira amababa bikagenza amaguru ane magufi, murabizira. Kandi ibi bizahumanya ukoze ku ntumbi yabyo, azaba ahumanya ageze nimugoroba. Kandi uzaterura n'igice cy'intumbi yabyo amese imyenda ye, aba ahumanya ageze nimugoroba. Inyamaswa yose yatuye inzara ariko ntigire imigeri igabanije, ntiyuze, ni igihumanya kuri mwe. Umuntu wese uzikozeho azaba ahumanya. Inyamaswa yose igendesha ikiganza cyangwa amajanja yo muzigenza amaguru ane ni igihumanya kuri mwe. Ukoze ku ntumbi yazo azaba ahumanya ageze nimugoroba. Uzaterura intumbi yazo amese imyenda ye aba ahumanye ageze nimugoroba. Izo ni izihumanya kuri mwe.
ibi ni byo bihumanya kuri mwe mu bikururuka bigenza amaguru magufi hasi. Umukara n'imbeba n'icyuga kinini n'icyugu kinini nk'uko amoko yabyo ari, n'ikinyogote n'igikeri n'umuserebanya n'ikijongororwa n'uruvu, ibyo ni byo bihumanya kuri mwe mu bigenza amaguru magufi byose. ukoze ku ntumbi zabyo azaba ahumanye ageze nimugoroba, kandi ikintu cyose intumbi yabyo iguyeho kizaba gihumanye. Kandi naho cyaba ikintu cyabajwe ku giti cyangwa umwambaro cyangwa uruhu cyangwa isaho cyangwa ikindi kintu cyose gikoreshwa umurimo wose gikwiriye gushyirwa mu mazi kibe gihumanye kigeze nimugoroba, nibwo kizaba gihumanutse. Kandi ikintu cy'ibumba cyose kizagubwamo n'icyo muri byo cyose ibirimo bizaba bihumanye, kandi icyo kintu mukimene. Ibyaribwa byose birimo bishyirwamo amazi bizaba bihumanye, kandi ibyanyobwa byose biri ku kintu bene icyo cyose bizaba bihumanye. Ikintu cyose kiguweho igice cyose cy'intumbi yacyo kizaba gihumanye, naho cyaba icyokezo cy'ibyo kurya cyangwa amashyiga kizamenagurwe. Ibyo birahumanye, kandi bizaba ibihumanya kuri mwe. Keretse isoko cyangwa urwobo rwacukuriwe kubika amazi agateraniramo kizaba kidahumanye, ariko ukoze ku ntumbi yabyo yabiguyemo azaba ahumanye. Kandi niba igice cy'intumbi yabyo kiguye mu mbuto zo kubibwa z'uburyo bwose zizaba zidahumanye, ariko niba zuhiwe amazi zikagubwamo n'igice cy'intumbi yabyo cyose zizaba izihumanya kuri mwe. Kandi inyamaswa yose cyangwa itungo ryose mwemererwa kurya n'igipfa ukoze ku ntumbi yacyo azaba ahumanye ageze nimugoroba. Uriye ku ntumbi yacyo amesa imyenda ye aba ahumanye ageze nimugoroba, kandi n'uteruye intumbi yacyo amesa imyenda ye aba ahumanye ageze nimugoroba. Kandi igikururuka hasi cyose gikurura inda cyangwa cyigenza amaguru magufi ni ikizira ntikikaribwe. Igikurura inda cyose n'ikigenza amaguru ane magufi cyose n'ikigenza amaguru menshi cyose, ibikururuka hasi byose ntimukabirye kuko bizira. Ntimukiyandavurishe igikururuka cyose gikurura inda cyangwa kigenza amaguru magufi, ntimukabyuhumanishe ngo bibanduze, kuko ndi Uwiteka Imana yanyu, aba ari cyo gituma mwiyeza mubabera kuko ndi uwera. Kandi ntimukiyandavurishe igikururuka hasi cy'uburyo bwose gikurura inda cyangwa kigenza amaguru magufi, kuko ndi Uwiteka wabakuriye mu gihugu cya Egiputa kuba Imana yanyu, aba ari cyo gituma mubabera kuko ndi uwera. Ayo niyo mategeko y'inyamaswa n'amatungo n'ibisiga n'inyoni n'ibifite ubugingo byose byiyogesha mu mazi n'ibibaho byose bikururuka hasi, yo gutandukanya igihumanya n'ikidahumanya n'igifite ubugingo cyaribwa n'ikitaribwa. Guhumana k'umugore wabyaye. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli uti, umugore nasama inda akabyara ubuhungu azamara iminsi 7 ahumanye, nk'uko ajya ahumana mu minsi y'umuhango w'abakobwa aba ariko ahumana. Ku munsi wa 8 uwo mwana akebwe, nyina amara iminsi 35 ahumanuke,
igisanza cye ntagakore ku kintu cyera, ntakajye mu buturo bwera iminsi yo guhumanuka kwe itararangira. Ariko nabyara umukobwa azamara iminsi 14 ahumanye, nk'uko ajya ahumana ku munsi w'umuhango w'abakobwa, kandi azamara iminsi 66 ahumanuka igisanza cye. Iminsi yo guhumanuka kwe irangiye, naho ahumanukira umuhungu cyangwa umukobwa, azazana umwana w'intama utamara umwaka w'igitambo cyo koswa, n'icyana cy'inuma cyangwa intungura imwe w'igitambo gutambirwa ibyaha, abishyire umutambyi ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, nawe abitambire imbere y'Uwiteka, amuhongerere. Uwo mugore nibwo azahumanuka. Isoko y'igisanza cye, iri ni ryo tegeko ry'umugore ubyara, naho yabyaye umuhungu cyangwa umukobwa. Kandi niba ari umukene ntabashe kubona umwana w'intama, azazana intungura 2 cyangwa ibyana by'inuma 2, kimwe cy'igitambo cyo koswa, ikindi cyo gutambirwa ibyaha. Umutambyi amuhongerere, abahumanutse. Murakoze, mwari mukurikiye ikiganiro Soma Bibiliya mugezwa nanjye Bikema. Kubera ko twakererewe gusoma ibice bigera muri 12 ndetse 15, kubera imihango twari turimo yo gusezera ku mubyeyi wacu witabye Imana nk'uko twabibabwiye. Muri wikendi byibura z'amezi 2 uhereye uyu munsi, tujya tubagezaho ibice 2 by'ikiganiro. Ni ukuvuga tujya dusoma Bibiliya ibice 4 mu gitondo, nijoro dusome ibindi bice 4, ubwo ni ibice 8 ku munsi. Ariko ibyo bizajya bikorwa ku wa gatandatu no ku cyumweru gusa. Uwiteka abahe umugisha.